byigeze bikubaho wa muntu wawe uzi neza ko washyinguye, mwasize mu gituro, mwasize mu mva, akakubonekera? Umubyeyi wacu aba ari proud y'ahantu twageze, aba yumva yishimye. Ese koko umuntu wapfuye abasha kugaruka akakuvugisha mukavugana wowe ukiriho uri muzima? Mutagatifu Gilbert udusabire. Mwisi mugira umubabaro ariko muhumure nanesheje isi. Muraho nanone mbahaye ikaze. Ni Gilbert ubasuhuza. Mbashimiye ko mwahisemo kudukurikira mukaba mumaze kurenga abantu 700. Uyu munsi rero nanone tugiye kuganira indi ngingo, kandi ingingo rwose nzi neza ko itoroshye. Ishobora kuza kutakorohera wowe nkurikiye kubera impamvu runaka. Igitekerezo uri bugire ucyandike muri comment. Uti tugiye kuganira iki rero? Ese waba warigeze upfusha umuntu wawe akarwara akajya kwa muganga agashyiramo umwuka, bakaguhamagara ukagenda ukamureba, bagakora statements bakora, bakamushyira muri morgue, ukajya kumukura muri morgue, mukamujyana mu rugo, mukamwambika, mwamara kumwambika mukamusezeraho, n'abaje kubafata mu mugongo bakaza bakamusezeraho, umuntu mukamujyana ku irimbi. Mwagera ku irimbi mukamushyingura, mwamara kumushyingura mukava ku irimbi mugataha. Noneho ikibazo tugiye kuganira, byigeze bikubaho wa muntu wawe uzi neza ko washyinguye, mwasize mu gituro, mwasize mu mva, akakubonekera mukavugana, ukumva arimo arakuvugisha? Ushobora kuvuga uti ye, byambayeho, umuntu wanjye wari wapfuye ndamubona araza aranganirira, ariko nabanje kumubona asa nk'unsekera, yambaye imyenda imeze gutya na gutya gutya na gutya gutya na gutya, kandi rwose nabonaga yishimye, nta bimenyetso bigaragaza ko yaba yararwaye yari afite. Ibyo abantu barabivuga, cyangwa se nawe bishobora kuba byarakubayeho. Hari n'abarengaho ugasanga umuntu aricaye ari kubwira abavandimwe be ati rero buriya mwabana mwe, dore nitwe twasigaye, mwitware neza, iyo mutitwaye neza mama hari biramubabaza, nimba ari umubyeyi w'umuntu wenda wapfuye, mama rwose muba muri kumutera agahinda. Cyangwa se umubyeyi wacu aba ari proud y'ahantu twageze, aba yumva yishimye, mbese aho ari muri kumunezeza. Ibyo hari ababivuga. Izo amagambo abantu bose bavuga ku bantu babo bapfuye, icyo tugiye kwibaza ni kimwe: ese koko umuntu wapfuye abasha kugaruka akakuvugisha mukavugana wowe ukiriho uri muzima? Ibi rero ntabwo nifuza kuza kubisubirisha amagambo yanjye. Tugiye kureba amasomo amwe ari muri Bibiliya atugaragariza uko abapfuye bamera. Usomye nk'umubwiriza igice cya 9 umurongo wa 5 n'umurongo wa 6, reka mbasomere mwumve uko aho hantu havuga. Ngiyi Bibiliya haravuga ngo abazima bazi ko bazapfa, ariko abapfuye bo nta kindi bakizi, kandi nta ngororano bakizeye kuko batakibukwa. Twebwe turi bazima turabizi ko tuzapfa, ariko umuntu wamaze gupfa nta kintu abaza. Umurongo wa 6 ukuntu uvuga: urukundo rwabo n'urwango rwabo n'ishyari ryabo byose biba bishize, kandi nta mugabane bakizeye mu bikorerwa munsi y'ijuru byose kugeza ibihe byose.
Mu yandi magambo, uko umuntu yagukundaga kose, uko umuntu yakubonaga kose, muri kumwe, iyo apfuye biba birangiye. Nta kintu umubwira ngo akumve, ntabwo ujya kurira ku gituro ngo abyumve, gusa wenda byo wabikora kubera ko ni agahinda, kubura uwawe birababaza, bitera agahinda, bitera igikomere, ushobora kurira, ariko kurira kose ntabwo ari bubyumve. We wagiye yaragiye, ariko wowe ni wowe wasigaranye agahinda, ariko we nta kintu yumva. Rwa rukundo agukundaga, nimba yaranakwangaga rwose tuza, byararangiye, nta kintu acyumva. Reka ngusomere irindi somo riri muri Zaburi 146, wumve uko n'umunyezaburi yabyanditse. 146, ndasoma umurongo wa 3 n'umurongo wa 4. Haravuga ngo ntimukiringire abakomeye cyangwa umwana w'umuntu wese utabonerwamo agakiza. Umurongo wa 4 ari wo uri critical cyane kuri iki kiganiro. Uravuga ngo umwuka we umuvamo agasubira mu butaka bwe, uwo munsi imigambi ye igashira. Umuntu yapfuye, imigambi ye iba irangiye, ibyo yateguraga kuzagukorera biba birangiye, nta handi uzabibona, nta nubwo azabikora, kuko byararangiye. Bivuze iki rero? Kutizera umwana w'umuntu utabonerwamo agakiza ni uko iyo yapfuye birangira, ariko Kristo we turamwizera kubera ko yapfuye akazuka, akaduha ibyiringiro by'ubugingo buhoraho. Kristo yarapfuye ariko yarazutse. Iryo somo ndumva ahari ubasha kuryumva, rikaba rigize icyo ryagufasha. Reka ngusomere Zaburi 115 nayo, umurongo wa 17 n'umurongo wa 18. Haravuga ngo abapfuye ntibashima Uwiteka, cyangwa bamanuka bajya ahacecekerwa. 18, ariko twebweho tuzajya duhimbaza Uwiteka uhereye none ukagiza iteka ryose. Amen. Umuntu wapfuye ntabwo ashobora gushima Imana. Umuntu wapfuye ntabwo ashobora kugusabira n'ikintu na kimwe habe. Hari abantu bavuga ko iyo umuntu apfuye abasha kubasabira. Hari abiyambaza nk'abatagatifu. Abatagatifu ni abantu bakoze ibikorwa byiza, bakaba baramaze gupfa, bagahindurwa abatagatifu, ku buryo abantu rwose babisunga, bakavuga bati rwose mutagatifu kanaka udusabire. Bajya bavuga mutagatifu twitiranwa witwa Gilbert, mutagatifu Gilbert udusabire. Usina namuzi, ariko namukozeho ubushakashatsi buke. Mutagatifu runaka udusabire, uyu muntu arapfuye. Kambabwiye ko umuntu wageze acecekerwa Zaburi nk'uko ibiduhamirije, abapfuye ntabwo bashima Imana, nta n'ikintu ushobora kubwira Imana, ntabwo yagusabira. Umuntu dufite udusabira wenyine n'umwe ni Yesu, kuko niwe ubasha kutunihira iminiho itavugwa. Ni wavuze ngo ntabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye utamenya. Ni wavuze ngo mu isi mugira umubabaro, ariko muhumure nanesheje isi. Haleluya. Ayo magambo ni wenyine wayavuze. Bivuze ngo nta wundi muntu ubasha kudusabira uretse Yesu Kristo. Azamuka ajya mu ijuru, niwe wabaye umutambyi uhoraho udusabira ku manywa na nijoro imbere y'Imana. Niwe wenyine udusabira. Nta mutagatifu wagusabira, nta muntu wapfuye wagusabira, nta n'undi muntu wari wese wagusabira, ariko ashobora kugusengera ukiriho. Kuko Bibiliya itubwira ko niba hari umwe ugize uburwayi, abakuru b'itorero bakwiriye kujya kumusengera. Niba hari urwaye, natumira abakuru b'itorero bamusengere. Abantu bagusengera ukiri muzima, ariko wapfuye fini termine. Reka nsome irindi somo rimwe. Isomo rindi
reka ndikure muri Yobu igice cya 14 umurongo wa 10 n'umurongo wa 12. Haravuga ngo nuko reka nsome umurongo wa 10. Ariko umuntu warapfa akagendanirako, nukuri umwuka w'umuntu urahera, ubwo akaba ari he? Uko amazi yo mu nyanja yuzuruka n'umugezi uko ugabanuka ugakama, niko umuntu aryama ubutabyuka kugeza ubwo ijuru rizaba ritakiriho. Ntabwo bazakanguka cyangwa kubyutswa ngo bave mu bitotsi byabo. Murabyumva? Umuntu wapfuye byarangiye, ntabwo wamubyutsa ngo ave mu bitotsi, ntiyanakubonekera. None se wakwibaza uti none se bigenda bite kugira ngo uwo muntu wanjye wapfuye ansange mu nzozi tuvugane amvugishe? Hari n'abavuga bati rwose umuntu twabonye yanaje ababwira n'ibyo gukora, nibyo bagomba kubahiriza, ariko si byo. None se ni iki kiba cyihishe inyuma y'ibyo bintu? Ni iki kibyihishe inyuma? Ikibyihishe inyuma rero ni uko iyo ngiyo ari inyigisho y'abadayimoni. Iyo ni imyuka y'abadayimoni yihindura mu mashusho y'abantu bacu bapfuye dukunda, bakongera bakatugarukira, bakamera nk'aho ari ba bantu mugiye kutuvugisha. Kugira ngo bigende bite rero? Kugira ngo bace intege inyigisho y'umuzuko no kugaruka kwa Yesu. None si ikibazo, niba umuntu wawe yarapfuye ukaba uzi ko ari ahantu heza, ukaba uzi ko yagiye mu ijuru, urumva Yesu azagaruka gukora iki? Eventually twese tuzapfa tujye mu ijuru, bivuze ngo Yesu ntazagaruka. Niba umuntu ari ahantu heza ukaba wabasha kumubona, ubwo se kandi abapfuye bazazuka, kandi biri tubwira ko abapfuye bazazuka, urumva bishoboka se? Iyo ni inyigisho y'abadayimoni yazanywe na Satani kugira ngo ace intege ibyo bitekerezo bibiri, ace intege inyigisho y'umuzuko, ace intege inyigisho yo kugaruka kwa Yesu. Kuko Yesu yatsinze urupfu, yatsinze Satani mu gituro, azukana intsinzi, kandi azagaruka. Abamwizeye bose, bapfuye n'abapfuye bamwizera, bazazukira kubona ubugingo buhoraho. Ibyo byiringiro ahubwo nibyo nguhamagarira, kugira ngo igihe uzaba upfuye cyangwa igihe uzaba usinziriye, kuko urupfu ku bizera rwitwa ibitotsi, Yesu nagaruka azahamagara amazina, nawe uzuke mu muzuko wa mbere wabazasanganira Yesu. Ariko ubundi kuba umuntu wawe umubona, kuba umuntu wawe akugenderera mu ijoro kandi ubizi neza ko yapfuye mwamushyinguye, iyo ni imyuka y'abadayimoni, ni umwuka wa Satani. Inyigisho yo kudapfa kwa roho ni inyigisho ubundi yamamaye mu myaka 1260. Ubwami bw'Abaroma bwatotezaga abakristo. Icyo ndumva atari gishya kuri wowe. Inyigisho yo kudapfa kwa roho yatangiye icyo gihe irakwirakwira, ivuga yuko iyo umuntu yapfuye aba adapfuye, ahubwo ko hari ahandi hantu ajya. Abantu barema amagambo rero bati uruhukire mu mahoro, bati Imana ikwakire mu bayo, bati Imana igutuza heza, bati Imana yagukunze kuturusha. Well, izo mvugo zagiye zituruka icyo gihe, abantu bigisha yuko umuntu iyo apfuye ataba apfuye, ahubwo hari ahandi hantu aba agiye. Ariko reka mbabwire, nta handi hantu aba agiye, aba agiye mu gitaka, umubiri we ugashenguka. Kuko itangiriro igice cya 3 Imana yabwiye Adamu amaze gucumura, iramubwira kuko wavuye mu gitaka kandi nicyo uzasubiramo. None se utekereza yuko twebwe twarenza aho ngaho? Icyo ni cyo Imana yavuze, kandi koko iyo umuntu apfuye ajya mu gitaka, uwo munsi ibyo bikibagirana, uwo munsi agashenguka, ibintu bikarangira. Ariko igihe Yesu azahamagara amazina, abapfuye bamwizera n'abawe wabuze barimo, muzongera guhura. Icyo nakubwiraga rero nshaka ko kugarukaho nerekeza ku musozo,
inyigisho yo kudapfa kwa roho, ko iyo umuntu yapfuye abantu bashobora no kwiteranya bakamusabira ngo roho ye ikajya ahantu bayisukurira, hanyuma ngo uwo muntu Imana ikamwishyira agasanga Imana. Reka mbabwire ko ibyo byose bikubiye muri iyo nyigisho yo kudapfa kwa roho, ko umuntu wapfuye abantu bashobora kumusabira roho ye ishobora gutunganywa rwose, uwo muntu agasanga Imana. Ibyo byose 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 ntabwo ari ukuri. Icyo ukuri nicyo dusoma muri Bibiliya, cy'uko abapfuye nta kintu bamenya kandi ko imigambi yayo yose birangiye. Ikiba gisigaye ni ukubategereza mu gitondo cy'umuzuko, igihe Yesu azaba agarutse. Nicyo nta kindi. Nitugira amahirwe tukazongera kubonana n'abazutse, tukababona nabo bakatubona, cyangwa se twakora imirimo mibi ntituzazuka mu muzuko bazasanganira Kristo. Ariko icyo ngiye gusorezaho ni uko wowe wabuze umuntu wawe akaba yarapfuye cyangwa akaba yarasinziriye, reka nkubwire ko ntabwo abasha kongera kugaruka. Nibinaba ujye ubyuka usenge, kuko Satani n'abadayimoni be baba bashaka kunyaga ubugingo bwawe. Satani n'abadayimoni be baba bashaka kunyaga ubugingo bwawe. Rero ndagusabira kugira ngo uyu munsi wizere Imana, wizere ko umuzuko uzabaho, wizere ko Yesu azagaruka, tukabasha kubana n'abantu bacu bapfuye. Ntabwo babasha kutubona, ntabwo babasha kuvugana natwe, ntibaduha n'amategeko, ntibaduha n'ibyo tugomba gukora rwose. Oya, Imana igufashe kandi ugiye kumva aya magambo neza. Kandi niba hari ikibazo wagize cyangwa igitekerezo, ugishyire muri comment, nzagiheraho ubutaha tukiganire. Imana iguhe umugisha, naho ubutaha.